mwese. Iyi ni Gatigisimu room, ni uruganiriro cyangwa ni icyumba cyo tuganiriramo inyigisho z'ubukristo zigamije kwisubiraho. Naho twereje cyangwa se twatunganyirije kuganirira ibijyanye n'ubukristo n'uburyo ki byadufasha mu nzira yo kwisubiraho cyangwa se no kugana Imana. Twifashisha inyandiko zitandukanye za bamwe mu bagiye batubanziriza mu by'iyobokamana, ariko kandi tukabatira ibitekerezo kugira ngo tubisangizanye. Nagira ngo rero uyu munsi ho ntangire nshimira ababa batusangije ko turi kumwe nabo cyangwa se ibyo turimo kuganira nabo bibafasha. Uyu munsi rero nagira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko ntoya ariyo umumaro w'Imana, icyo Imana imaze, cyangwa se ubwo kibaye ikibazo wavuga uti Imana imaze iki. Nk'uko tubizi, abari mu rugendo rugana Imana cyangwa se n'ababishaka dukunze kujya mu bintu bidufitiye umumaro. Muri iki gihe hari ibintu byinshi bishishikaje abantu, kandi iyo umuntu yamaze gutahura yuko gifite icyo kimumariye akirundumuriramo cyangwa se akakijyamo wese kugira ngo birusheho kugira bimuheshe za nyungu nyine arimo akurikira muri icyo kintu. Iyo urebye rero ku isoko ry'ibirimo gushishikaza abantu, ubona iyo Mana itakiri iya mbere. Nk'uko tubizi, mu bihe bimwe yagiye ishishikaza abantu ku rwego rwo hejuru. Muri iki gihe rero ubona hari ibindi bintu byinshi bishishikaje abantu, ariko ugasanga mu by'ukuri ibyo bintu nta n'icyo byapfaga nayo, ahubwo nuko abantu batangiye kubitandukanya nayo, noneho bigasigara ibyo bintu ari abanzi ba ya Mana, nayo igasigara ari umwanzi wa bya bintu, bigasigara ari uguhitamo kimwe. Ubirebera ku buryo isigaye iganwa, ukabirebera, ubwo ndavuga ku rwego rw'isi, ukanabirebera ku buryo yitabwaho cyangwa se uburyo yitangirwa, ukavuga rero uti ahari wenda biraterwa no kutamenya umumaro wayo. Aho ntiwasanga iyo yarabuze abayamamaza, ku buryo wenda abandi kuko bazi kwamamaza ibyo bacuruza, iyo ikaba yarabuze uyamamaza, bikaba aribyo bituma wenda abantu muri iki gihe batayibona nk'inyamumaro cyangwa nk'ingirakamaro. Nicyo numva twaganira mu minota mikeya mu buzima bwacu. Imana bamwe bayibona cyangwa se bibaza ibyayo akenshi babanje kwisanga bariho. Umuntu se Imana yamarira iki? Wumva ibyo bibazo mu bantu, Imana imaze iki? Ariko ugasanga mu by'ukuri no gutangirana icyo kibazo cya Imana imaze iki ari uguhera kure, kubera ko na mbere y'uko wibaza icyo imaze, ahubwo umuntu yakanahereye ko mu kubaho kwayo ariho haturuka icyo kibazo, kubera ko ibaye idahari ntabwo wanabona ukubaza, kubera ko ari ikubeshaho. Kuko benshi bakunze iyo batangiye kuganira ku mumaro w'Imana bareba mu bindi yakongera ku kuba yarababeshejeho, mu bindi yakongera kuba yarabahaye ubuzima, noneho bakumva icyo cyo kubaho cyo n'icyo bihaye cyangwa se n'icyo bigejejeho. Ariko mu by'ukuri ibyo ni nko gushakira Imana mu bushorishori bw'igiti, wibagiwe yuko ari nayo mizi ikigize. Imana yacu ni kandi ubwo ndavuga Imana no mu maso y'umukristo cyangwa se mu myumvire y'umukristo, niyo muzi w'ibyo tubona byose n'ibyo tubona biriho, niyo ibeshaho, bityo ni nayo mva n'imvano yo kubaho kwacu. Uwo ukaba ari umumaro wa mbere wihagije. Na mbere y'uko umuntu ashaka undi mumaro, ku muntu wamaze kumva neza icyo Imana ari cyo,
na mbere y'uko ashaka umumaro w'ikindi yaba imwongereye cyangwa ikindi yaba imuhaye, hari icyo kintu cyihariye cy'uko ariyo mva n'imvano y'impagarike ye cyangwa se yo kubaho kwe, ku buryo ibyo ubwabyo ari umumaro wayo w'ibanze niyo itubeshaho mu by'ukuri. Ariko noneho abantu benshi bakunze kwirengagiza icyo cyangwa se kutacyitaho, noneho hagasigara iki kibazo cya ariko se ubundi yamarira iki mu buzima, cyangwa se umuntu aramutse atameye ko Imana iriho ahomba iki. Ndabizi neza ko ababyeyi benshi bafite abana mu rugo, iyo abana barimo gukura bareba icy'ingenzi bakeneye muri iyi si bagatangira bakakibigisha. Iyo urebye umubare w'ababyeyi batarimo kwita ku kwigisha abana babo Imana, bikwereka ko mu mitekerereze rusange y'abatuye iyi si harimo abantu benshi barimo kubona ko agaciro k'iyo Mana mu buzima bwabo ari gakeya cyane ugereranyije no kumenya imibare cyangwa se no kumenya imashini, kumenya kubaka, ku buryo umubyeyi ahitamo aho kugira ngo ashyire imbaraga mu kubaka ubuzima bwo kumenya Imana mu mwana, agashyira nk'imbaraga zindi mu bindi aho kugira ngo yubake ubwo buzima bumenya Imana muri uwo mwana. Ariko icyo nashakaga kandi nifuza gushimangira nanabahamagarira ngo dutekerezeho, ni ukwibaza niba ikintu cyo kutamenya Imana cyangwa se cyo kutayiha agaciro kayo mu buzima kigarukira ku ngaruka bwite umuntu yigiraho iyo yayirengagije. Kubera ko gukura ijambo Imana muri sosiyete no kurikura mu bwenge bw'abantu, ubwo ndavuga kubaho nk'aho Imana itariho cyangwa kubaho nk'aho Imana nta kimaze, ntabwo mu by'ukuri ari ikintu kirangirira mu magambo, kubera ko byanze bikunze hari icyo bikorera sosiyete. Byanze bikunze hari icyo bikorera sosiyete. Rero ikibazo cy'umumaro w'Imana ntabwo ari ikibazo cyo mu bitekerezo gusa, ahubwo ni ikibazo ngiro, ni ikibazo gifite icyo gikora ku buzima bw'abantu n'ubuzima bw'igihugu muri rusange. Ikibazo cy'uko cyangwa se umumaro w'Imana ntabwo ari ikintu bwite umuntu yakwiganiriza ku giti cye, ahubwo n'iyo agishubije nabi hari icyo byangiza ku mbaga y'abaturage cyangwa se ku mbaga y'isi muri rusange. Imana rero turimo tuvuga umumaro wayo, iyo urebye amateka y'isi ukareba igihe abantu bayubahaga uko babaga bameze, ukareba igihe abantu bayisuzuguye uko babaga bameze, usanga Imana atari ijambo gusa, usanga Imana ari inkingi ya mwamba ahubwo y'ibintu bikomeye cyane mu buzima, ku buryo umuntu ayirengagije cyangwa akayikuramo ibintu byose bisenyuka, ibintu byose bigashwanyuka, n'ibyari byegeranye bigasandara. Imana ni umuhuza w'ibiriho byose, niyo bumwe abari mu isi bashobora kuboneramo ubumwe, nk'uko abakristo bahamagarira isi buri gihe. Iyo Mana rero tuvamo twese kandi tukaba ariyo tunajyamo, iyo umuntu yayirengagije mu buzima cyangwa se ntayiha agaciro mu buzima ikwiriye, byanze bikunze hari icyangirika. Urabona ikintu kidafite umumaro ahantu ukagikuramo cyangwa gifite mukeya, ibintu byose bihari bisigara uko bimeze. Ariko iyo ikintu ari cyo gihatse ibiri aho ngaho ari nacyo kibifatiye runini, iyo ugikuyemo birasenyuka. Nagira ngo rero nibutse abashaka kwiga iby'ubukristo cyangwa n'ababyiga ko Imana ari inkingi ya mwamba mu buzima bwacu. Ntabwo ari igitekerezo ngo iyo ucyanze cyangwa ucyemere ntacyo bihindura ku buzima bwawe. Oya, ni igitekerezo ubaye uyanze nk'igitekerezo cyangwa se ukayanga mu buzima bwawe, byanze bikunze hari uko ubuzima bwawe bumera. Umwe mu banditsi wagiye aseruka cyane mu kwerekana umumaro w'Imana n'uwo bita Joseph Ratzinger, wanditse iki gitabo cyitwa Intangiriro cyangwa se Intango z'ubukristo. Nawe yashakaga gutanga ishusho mbonera y'icyo kwizera kwacu ari cyo. Aravuga rero mu mpapuro zaho za mbere,
ati iyo wakuye Imana mu gishushanyo mbonera cy'imitekerereze n'imibereho y'abantu, ibintu byose bisa nk'aho bikimeze neza ku ikubitiro. Imyanzuro irakomeza igafatwa ndetse n'imiyoborere igakomeza bigakomeza bigakorwa, ariko iyo wamaze gukura Imana mu bishushanyo, inkingi yabyo uba watangiye kuyishegesha. Noneho arakomeza akavuga muri icyo gitabo ngo iyo abantu bamaze kwakira amakuru mu mitima yabo yuko ya Mana itakiriho, ibintu birahinduka. Niho utangira kubona umuntu agiye gukinira kuri mugenzi we yamugize nk'igikoresho, kubera ko nta kizi n'icyo umuntu ari cyo, nta kizi n'icyo umuntu amaze. Kuko erega utamenya Imana ntabwo wamenya icyo umuntu ari cyo. Iteka icyo umuntu ari cyo agihabwa no kuba yararemwe, kubera ko aba yatararemwe yaba ikintu icyo ari cyo cyose, n'agaciro ahabwa agakomora muri iyo sura ahabwa na nyir'amasura, cyangwa se uwatanze amasura ku batuye isi. Ratzinger rero yereka isi yuko gukura Imana mu bishushanyo by'ubuzima, cyangwa gukura Imana mu mitekerereze y'abana babyiruka, gukura Imana mu mitekerereze y'igihugu, gukura Imana mu mitekerereze y'ubuzima bw'abantu, ntabwo bisiga igihugu nk'uko cyari kiri. Icyakora ku ikubitiro ukibikora, igihugu gisigara gutyo, cyangwa se abaturage bagasigara gutyo, cyangwa se umuntu ku giti cye agasigara gutyo. Ariko wamaze gushegesha inkingi ikomeye cyane ituma akora ibyo akora byose, ku buryo iyo yamaze kwakira ubutumwa wari urimo ubwiriza bw'uko Imana itariho, amaherezo ikivamo n'iki? Ni ugukora nyine bya bindi umuntu utemera ko Imana iriho akora. Rero natwe twakwifatiraho ingero, uko umuntu agenda aha Imana agaciro gakeya abona impinduka mu buzima bwe. Bivuze ngo Imana ntabwo ari igitekerezo gusa, ahubwo ni iyo ugize uko uyizera gukomeye, hari icyo bigukorera mu buzima bwawe. Niyo wiciye amazi mu buzima bwawe, hari icyo bikora ku buzima bwawe. Abantu benshi mu kuyubaha byatumye ubuzima bwabo buhama hamwe. Mu kuyisuzugura birabusandaza rwose. Kutamenya Imana no kwikura mu bishushanyo nibyo bituma umuntu agura undi akamucuruza. Kutamenya Imana nibyo bituma umuntu atimenya, yarangiza akicuruza, ntamenye agaciro ke karutagurwa. Kutamenya Imana bituma umuntu atamenya mugenzi we, akaba yamwaducira akamukorera ibyo atakamukoreye, kubera ko ntabwo amureba mu ishusho ya Mana yamuremye. Ubwo rero Imana ntabwo nagira ngo nshimangire ko atari igitekerezo nk'uko na benshi bagenda babivuga, ahubwo niyo unaniwe kwizera ibyayo, byanze bikunze hari icyo bikora ku buzima bwawe. Iyo uyemeye hari icyo nabyo bikora ku buzima bwawe. Ratzinger rero ashimangira muri iki gitabo nababwiye ikintu cy'uko gukura Imana mu mutima bidasiga umutima uko wari uri, biwugira nyine umutima utazi Imana, kandi ibyo nibyo bivamo ubugizi bwa nabi bwose butwuzuye. Niyo iha ubuzima isura, twibukiranye ko turimo kuvuga ku mumaro wayo. Niyo iha ubuzima isura kandi ikawubuha kubera ko ba nyir'ubuzima bayubashye mu buzima bwabo. Ubwo rero mwese nk'uko dusanzwe tubimenyereye, inyigisho za gatigisimu, inyigisho dutangira aha ngaha ni iziduhamagarira kwisubiraho no kwitekerezaho. Ese aho ni waba urimo ukinira ku cyo ujisheho igisabo? Nkanjye nk'umukristo, Imana niyo shingiro ry'ubuzima bwanjye, ni naho hantu ntanyeganyeza, ahandi hose nahareka hakanyeganyega. Ariko aha ngaha kuko ariho nubakiye ubuzima bwanjye, ntabwo makundira ngo hanyeganyezwe n'ikintu cyose umuntu yiboneye. Ubwo kuharinda no kuhubaha, aho ngaho twita ku Mana, numva ari ikintu nahamagarira buri mukristo, akongera akareba ko Imana ikiri ya yindi mu buzima bwe. Naba ari ntashishikarire ibindi byose ngo yibagirwe ibijyanye n'Imana. Umukristo mwiza akwiye no kwibanda cyangwa no gutekereza cyane ku bijyanye n'Imana. Niba nasoza ngira nti mu bukristo ho hari umwihariko unakomeye cyane uzamo iyo tuvuze ku Mana,
kubera ko imana ntabwo ari uturi kure, ahubwo imana ni Emmanuel. Imana ni Kristo. Kristo ni Emmanuel, bivuga ni imana iri kumwe natwe. Mu bukristo ho ya mana twavugaga ifite umumaro nta nubwo iri kure yanyu, ni imana iri kumwe namwe. Bivuze ngo wa mumaro wo kubaka ubuzima ntabwo usigara uri kure, ahubwo iraza ikanawukora mu buzima bwacu. Iyo ubaye umukristo ntahehe no gutandukana nayo, kubera ko ubwayo iba yaje kubana nawe. Byenda gutandukana na bamwe batekereza ko ibaho ariko itabasha kwegerana nabo. Numva ari aho nasoreza ubutumwa bwacu bw'uyu munsi, nubwo nzi ko muri iki gihe kuri YouTube hariho byinshi, ndetse abavugiraho bose bakaba bitiranywa rimwe na rimwe, bigatuma ababatega amatwi buri gihe bayabatega gusa ntibagire icyo bakora ku byo bavuze. Nabingingira gutekereza ku gaciro turimo guha Imana muri iki gihe, no kongera kwibaza niba byose ari kimwe kumenya Imana no kutayimenya. Ingero ni nyinshi z'abana bari bazi Imana, tubona ubuzima bwabo bukiri hamwe, bamara kuyireka no kuyanga ubuzima bwabo bukangirika tubureba. Ingo ni nyinshi zubahaga Imana, ziyitaho, ukabona umubano uraryoshye, bakuyemo Imana umubano ukanga neza burundu, kubera ko habanisha Imana ereka. Ndetse ni nayo irinda umusore ubuzima bwe ntibunyanyagire, ngo bunyanyagire mu byo arimo anyuramo byose. Iyo Mana rero niyo mbifuriza ngo twongere duha agaciro mu gihe cyacu, tuyihe agaciro mu gihugu cyacu, tuyihe agaciro mu buzima bwacu, tuyihe agaciro mu mitekerereze yacu. Nituba tunagiye no gushora, tunashore no mu kuyimenya, tunashore no mu kuyiga no kuyitekerezaho, kubera ko ibyo ntibizaba inyungu bwite, bizaba n'inyungu rusange z'igihugu cyacu. Murakoze cyane. Hahirwa umenya kare umumaro w'iyo Mana. Mugire ibihe byiza, naho butaha mu bindi biganiro.